barabahenze ndababara ndetse barabibye ndababara. Twasize umukobwa wacu aha ngaha, umuryango we uri kuba wamugurisha ibihumbi 800 by'amayuwani, kumbe bakiri muri ayo ngayo. Nibwo umusore wacu nawe yabashaga kuba yahashyika, ndetse wa musore wacu atangira kuba yamubaza ati ese Mr Boss ati cyangwa se Mose aturi buze kuba wakinjiramo hariya, we yari gacuri ko wavuga. Ndetse aha ngaha Mose niko kwambwira ati umukobwa Denise ntago ashaka ko ababyeyi biwe bambona. Ati rero urumva ntago ndi bubashe kuba najya ahubwo ufata impano twazanye ube wayijyanayo. Kumbe nibwo Mose aha ngaha yari arimo yitegereza hanze areba utuntu n'utundi, kureba neza yabonye cya gisore cyacu cya John kivaho kivugije ati nubwo mpombye ndi buze kuba nagaruka inzanye igitero simusiga. Umusore niko kuba yahindukira Honore ati n'ubu ngubu ntabwo ugishaka kuba wajya hariya kwa Denise. Umusore niko kwambwira ati reka tube twafata urugendo tujyeyo. Denise aha ngaha byari byamucanze ibintu byamukomeranye, ari kuba yabaza ababyeyi be se mu gihe kuba mwangurisha ibi bihumbi 800 koko. Papa niko kwambwira ati wa mwana we imyaka ugezemo iri kuba yagushuka, ati we nta na kimwe uzi ku muryango wacu ubukene dufite. Mama niko kuba yambwira ati umwana wanjye agafi gatoya buriya iyo kageze mu mazi cyangwa se kari mu mazi nta mutekano kaba gafite, kuko igifi kinini kirakamira. Kumbe bakiri aho ngaho hari uwinjiye avuga ati se buri umwe wese uri aha ngaha atameze neza. Umusore wacu Mose nibwo yinjiraga aho ngaho. Umukobwa Denise niko guhita amufata ati kubera iki wowe uri aha ngaha, ati kandi nenzi ko wasigaye mu kazi. Umusore niko kwavuga ati urubavu rwanjye rwa kabiri rwateraga rudahagarara, niyo mpamvu nje kuba nareba urundi rubavu rwanjye uko rumeze. Abandi aha ngaha batangiye kuba bajajinga ndetse bavuga ibyo babonye, ndetse Pazanga cyangwa se Patrick yatangiye kuba yavuga ubusa avuga ati se kandi ati umusore ko mwahanye divorce atari gukora icyangaha, ati yakagombye kuba atafite uburenganzira bwo kuba yaba yakwegera habe na gatoya. Murabizi ba Patrick aho bava bakagera baba bashaka kuba batera akavuyo mu rukundo rw'abantu, ndetse bashaka no kuba ibakangiriza umubano w'abantu rwose. Yatangiye kuba yababwira ati njyewe ibintu biri kuba byabera aha ngaha rwose sindi kuba nabyishimira. Ati gute ubu ngubu mugiye kuba mwangereranya n'agasore kari aha ngaha ndetse katagira amafaranga. Mose niko kwambwira ati se ibyo ngibyo kandi bijemo gute? Umugabo niko gutangira kwambwira ati ubu ngubu tuvugana aha ngaha njyewe rwose ati icyo wakora cyose ntibyashoboka, ati kuko namaze kuba natanga inkwano ku babyeyi b'uyu mukobwa kandi ngomba kuba namucyura. Mose yari ari aho ngaho yumva, ndetse yaba ataje aha ngaha rwose uyu mukobwa yari kuba agurishijwe nubwo bitaracayuka. Umusore Pazo niko kuba yavuga ati aha ngaha nibaza n'impano nabashe kuba nagenera umukobwa. Kumbe bazanye aha ngaha portrait ndetse imeze neza yari yakorewe kwa Thierry Architect, ndetse yari imeze neza rwose ishushanyije neza. Batangira kuba bamubwira ati se ndatekereza uzi iyi portrait iri aha ngaha amafaranga igura ndetse n'ibigwi ifite n'umuntu wabashije kuba wayishushanya. Ati so umugabo uri aho ngaho yayiguha? Denise niko kwambwira ati njyewe ntabwo nitaye ku mpano cyangwa se sinitaye no ku bwiza bw'umuntu, icyo mba ndi kuba narebaho ni umutima wiwe ngo umeze gute, aba ari kuba yatekereza gute, amfata gute. Ati kuko njye ndi umuntu ukunda kubaho mu bwisanzure bwinshi, ndetse nkabaho numva nta kintu kigomba kuba icyambangamira cyangwa ko kinjya imbere. Rero ibyo kuba wambwira ngo iyi portrait nanjye nyishatse nashaka amafaranga nkaba inajya kuba nayigurira rwose. Papa wa Denise aha ngaho ntiyarimo abyumva. Icyo yari ashize imbere yari amakeshi, we yishakiraga amafaranga rwose kuruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ese nibyo kuko ababyeyi bakagombye kuba ibadutanga bameze nk'abari kutugurisha kubera amafaranga, ndetse bakabikora ku bantu tudashaka? Ese urwo rwaba ari urukundo? Ubundi rubaye ari urukundo rwaba rushamikiye kuki? Umusore wacu nawe aha ngaha yahise atumizaho impano bari bamuzaniye, ndetse n'abahanga bari baje bitwaje portrait neza neza isa n'iya Patrick yazanye. Ariko bigaragare ko Patrick wacu wari uri aha ngaha portrait yiwe yari yazanye yari fake cyangwa se yari igicupuri. Umukobwa aha ngaha yabonye portrait y'abasore
atangira kuba yasekamo. Disi aravuga ati ubu ngubu ngiye kuba nakongera kuba nakitahira mu rugo. Papa w'umukobwa yatangiye kubavuga ati oh my god, ati urambonera portrait rwose, ati iyi ngiyi uri kubona ko ari orijinali rwose, irasa n'ubundi iri kuba yarasanga iri gutanga urumuri. Papa w'umukobwa nawe wari wigize kagagara yatangiye kuba yakemera rwose, avuga ati aba basore rwose murankomye. Ariko ikintu cyonyine atari kwemera, ntiyari kwemera ko uyu musore wacu uri ahangaha Mr Mose ari we musore w'umukire ndetse wari CEO wa Amos Store cyangwa se Matthew Store, ndetse ariyo kampani yari irenze ikora imideri hariya mu mujyi wabo. Yatangiye mama nawe kuba yavuga ati iyi portrait rwose y'uyu musore ati iranyemeje rwose, ati ni nziza cyane, ati uri kubona ukuntu iri kuba yashayininga hano mu nzu yacu. Mbibutsa ku muntu utarakora subscribe kora yayikora, ndetse mujye no muri comment mutubwire ko muri kubona inkuru yacu, niba yabashimisha mukande kuri like, ndetse mwibagirwe kuba mwadukorera share ku bantu banyu. Barakwereka twagarutse kwa papa w'umusore, ndetse ahangaha papa w'umusore yari yiberaniye rwose na mama w'umusore, bari kuba bakinyweramo banirira gake gake. Batangiye kubaza umudizava wari uri ahangaha cyangwa se umusava wari uri ahangaha ati se umukobwa wacu noneho n'umuhungu bagiye hehe? Umukobwa niko kubabwira ati uyu munsi yari isabukuru ya papa w'umukobwa, ati niho babashije kuba bajya. Papa w'umusore niko kubamubaza ati se bajyanye iyihe mpano? Umukobwa niko kubabwira ati bajyanye ya portrait rwose imwe ngo ya Da Vinci. Mama niko gutangira kubabwira papa ati uriya mwana rwose nakamuketse, ati ntago azi kuba yahitamo impano yakagombye kuba yajyana iwabo w'umukobwa. Mama niko kubabwira umukobwa wari uranga ati itegura zimwe mu miringa dufite ndetse n'amazahabu, ndetse mushake n'umusozi wuzuye cyangwa se wubatse nk'amafaranga tuwujyane iwabo wuriya mukobwa rwose. Umukobwa niko kuba yakikiriza ngo yego, rahira ko Pazo Patrick waje ahangaha ari kwitwaza ngo ni umukire, bigiye kuba byamuyobera ndetse bikaba byamucanga agataha amara amasaha nta n'umugeni ajyanye. Yatangiye kubabwira umukobwa ahangaha ati se uri kuba wakemera kuba wandutisha cyangwa se ugiye kuba wajyana n'uwo musore utari bugire ikintu abasha kuba yagufasha n'icyo akumarira mu buzima bwawe? Ati wakagombye kuba uri kuza tukijyanira, ati kuko ngiye mfite amafaranga agomba kuzakwitaho, ati kandi ikindi ngewe ndi ati buriya, ati ntago ndi nkawe uri umusore wabashije kuba yakujyana kugira ngo ajye kuba agukoresha mu nyungu ziwe ndetse zo kuba mwafatanya mu kumurika imideri. Ubundi iyo umuntu ari kuba yagucira iteka cyangwa se urubanza uba ugira ngo bamugutumye rwose. Pazo Patrick yagiye ahangaha aharabika umuhungu, ariko umukobwa akanga kuba yabyumva, amubwira ati ibyo uri gutekereza ntago ari ukuri. Ati umuhungu ati njye ntago nkoresha muri ibyo uri kuba wavuga. Umusore Patrick niko kwambwira ati ese ubundi wabanza kuba inagukorera mu nganzo gato y'ukumva. Niko kuba yafata ka gitari aho ngaho atangira kuba yacuranga ya miziki ya make, ndetse imwe bacurangira abantu bamaze kwihagira rwose. Yatangiye kuba yayicuranga ababyeyi b'umukobwa bari kumuseka, ndetse n'umukobwa ahangaha yaramusetse. Niko kuba yahita arekera aho ngaho atangira kubabwira umusore wacu Amos ati ese uri kubona ko umukobwa mbashe kuba namucurangira akabasha kuba yakishima? Ati wowe se hari na kimwe uzi muri ibyo? Amos nawe niko guhita yigira ahangaha, ndetse murabizi kuri gitari aba ari kurindwa mubi, aba ari utuntu twe n'utuntu aba ari kumva toto. Yahise azanga afata gitari abwira umusore ati nubwo ntazi gucuranga, ati ariko ngenzi gukora melody neza neza nk'iya Prince Kiss rwose. Yatangiye kuba yakandakana kariya. Umusaza niko gutangira kuba avuga ati uyu musore rwose ibyo ari kuba yacuranga arabizi neza, kandi uri kubona ari gukaraga intoki nk'umuprofesiyoneri. Atari kuba yanyibutsa mu buto bwanjye rwose. Uwo yari papa w'umukobwa, ndetse umusore ahangaha nawe yarabashije kuba yatwemeza cyangwa se yashyiraho akiwa twemeje rwose. Papa w'umukobwa niko kuba avuga ati ese ibyo nakubwiraga mukobwa wanjye, ati uwo muhungu uri kuba wacuranga gutyo, ati izo ntuza ari kuba yacuranga cyangwa se sound ari gukora, ati ni abantu bo ku muhanda, ati gute yaba ari wa musore w'umukire uri kuba wambwira wowe? Kugeza na n'ubu n'aka kanya
papa w'umukobwa uri ahangaha rwose ntiyari ari kubasha kuba yakiyumvisha uburyo ki uyu musore uri ahangaha n'ubukoti bwa make ngo yaba ari we Amos Store cyangwa se ari CEO wa Amos Store. Ndetse ahangaha papa ntiyari ari kubasha kuba yakumva uburyo ki uyu musore uri ahangaha Mose yaba ari we musore w'umukire bumva hano cyangwa se ufite papa we w'umukire, ariko akaba ari ahangaha iyo yashimikiye cyangwa yaseriye kano gakobwa rwose gaciriritse. Ahangaha Pazo Patrick we murabizi ikintu kijyanye no gushora abari imbere yahise atangira kuba yahamagaza kenshi. Ono niko kubabwira Mose ati boss uyu munsi ko twaje n'amaguru cyangwa se n'imodoka tutitwaje kashi, turabona tutagiye kuba twasebera ahangaha. Kumbe bakiri aho ngaho papa yinjiye avuga ati mwana wanjye, ati bite ko wagiye utabwiye papa na mama ahantu ugiye, ati wumvaga biri bugende gute? Kumbe baje ahangaha bafite iya mikufe ndetse n'amazahabu amwe ahenze ndetse abari hejuru ku giciro cyo hejuru ku isoko. Pazo Patrick akimara kuba yamubona yahise atangira kuba yapfukama. Papa w'umukobwa niko kumaza ati se kandi wowe bigenze gute kutari kumpa amafaranga ngo ugende? Pazo Patrick niko kuba yatangira kubabwira umugabo wari uranga papa w'umukobwa ati sibyo uri kuvuga wowe, ati urabizi, ati umugabo rwose niwe mastermind wacu, ati ni nawe mukire twemera inaha. Kumbe mama yari kuba yavuga ati murashaka kuba mwangurishiriza umukobwa wanjye kuri iki kigabo? Papa niko kuba yavuga ati ariko ababyeyi rwose bari abakera, ati ubu ngubu ntawamenya. Denise wahangaha ibintu byari byamurenze. Mama w'umusore niko gutangira kuba yavuga ati guta ababyeyi nk'aba ngaba rwose bakiriho kuri iyi si, ati gutinyuka kuba mwatanga umukobwa wanjye. Denise niko kuba yabwira mama w'umusore ati mama, ati bitwaze gake rwose, ati nanjye sinari kwemera ko rwose babasha kuba bankoresha ibyo bashaka. Mama Mosanga we ibyo ari byamubabaje ndetse cyane, ndetse na papa w'umukobwa ahangaha isoni zatangiye kuba zamwica kumwe n'umugore wiwe. Mama Mose yakomeje ababwira ati uyu mwana rwose igihe cyose nzaba nkihari, ati ngomba kuzamubera nk'umubyeyi ndetse nawe akazaba umukwe wanjye cyangwa se umugeni wanjye. Papa w'umusore niko kubabwira umusore ati ese wowe, ati uracyari ahangaha ukora iki? Ati wafashe ikawa zawe cyangwa se imari zawe mukaba mwava ahangaha mukagenda? Umusore nawe niko kureba umukobwa akibaza ati ko kumugani, ati ibyo cyakora icyangaha? Mama w'umukobwa niko kubambwira ati ariko murabizi neza ko uwo musore wanyu muri kubwira ngo ajyane umukobwa wanjye cyangwa se umugeni we azabasha kuba yamusiga? Mama w'umukobwa umusore niko kubambwira ati mama uribeshya cyane rwose, ati njyewe uyu mukobwa ndamukunda cyane sinzamusiga. Niko guhita mukurura, arangije atangira kuba yamukubita ibisomyo rwose, arangije amukubita urusomyo imbere y'ababyeyi bose bareba ahangaha. Niko kuba yambwira ati ndahiye imbere y'Imana namwe ko nzabasha kuba nakita ku mugore wanjye icyo bizansaba cyose, ati kandi ndabizi ibyo mbashije kuba narahirira ahangaha nzabasha kuba nabikora kandi nzabikora neza rwose, nzabasha kuba nahacyana umucyo. Yesu asohokana ikawa ze nk'uko muzehe wiwe yari amaze kuba yamubwira. Niko kuza basohoka ahangaha Amos ashatse kuba yakora kuri Denise rwose arabyanga. Niko gutangira kuba yamubwira ati ibi bintu uri kuba wakora rwose, ati sindi kubasha kuba nabyumva, ati ariko hagati aho ngaho, ati wakoze kuba wabaye kubw'uyu munsi, ati iyo utaza kuba waba rwose nari kuba ngiye kuba naba umugore w'undi musore cyangwa se nari kuba ngiye kuba nashyingirwa undi muntu. Denise niko kubabwira Mose ati ariko biriya bintu byo kuba wansoma rwose sinabikunze. Aha arakwereka agaca inyuma nawe yatangiye kubambwira ati erega impamvu twari turi ahangaha, ati twari tuje kuba twakifatanya namwe mu kuba twaserebura isabukuru y'amavuko ya papa wawe. Nk'abantu mwe biragorana kuba wabona urukundo rwa nyarwo cyangwa se wabasha kuba wabona umuntu ugukunda bya nyabyo. Denise yabwiye umusore ati biriya bintu byo kuba waza unsoma, ati ntabwo nabyishimiye cyane rwose, ati kuko njye sinkunda abagabo baza bamutubizo. Rero yatangiye kuba yabaza Mose ati ese kutabashe kuba wabwira umukobwa ikintu nyamukuru cyari cyatugenjeje ahangaha? Mose niko kubambwira ati reka kuba wakihuta, ati tumureke abanza tuzemo. Barakwereka papa w'umusore ahangaha rwose yari yibereye mu rugo
ari kuba yagaburira mukecuru wiwe, amubaza ati se sheri, ati biraryoshye. Umukobwa ahangaha yatangiye kuba yagira amatsiko rwose, atangira kuba yababaza ati se mumaze igihe kingana iki wowe n'umugabo wawe mukundana? Mukecuru niko kwambwira ati imyaka 15 rwose, ati irahise njyewe n'umugabo wanjye turi ahangaha ndetse tukiri kumwe, kandi ndabizi ko tuzabikora tukazakomeza dusaza tugikundana. Umukobwa byaramutunguye uri ahangaha, aravuga ati si ibyo bintu birashoboka ko mwaba mumaranye imyaka 15 mukaba mukundana rwose? Ati ni ukuvuga ngo mumaze igihe kinini, ndetse n'uriya mwana wanyu niyo mpamvu mba mbona afite urukundo rumeze kuriya. Niko gutangira kubambwira ati rwose njyewe n'umugabo wanjye, ati tumaranye imyaka 15 ariko igice cy'umwaka nakimaze mba hanze mu mahanga. Ati rero urumva njyewe n'umugabo wanjye nta kintu twigeze dupfa, cyangwa se nta kosa rirabasha kuba iryaza mu buzima bwacu. Mukecuru ahangaha niko kuba yabwira umugabo ati sheri, ati ndi kumva rwose mu nda hamereye nabi, ati ndashaka kuba najya gukoresha urwiherero, ati mundeke mbanze nirukanke mu nda hari kundya. Umusaza agiye kujyana na mukecuru we, umukobwa niko kuba yamukurura aramubwira ati umureka aze kuba yakitaho. Kumbe barakwereka wa mugambanyi wacu yari ari aho ngaho, ari kuba yavuga turiya si wa mukobwa ara, si wa mugore wa Mose. Ati se buriya ari kuba iki n'uriya musaza ko gutangira kuba yafotora ahangaha. Ndetse umukobwa wacu ahangaha Denise yatangiye kuba yakiganira n'umusaza ahangaha, amubaza ati uriya mukecuru wawe cyangwa se uriya mugore wawe muha akanya araza kuba yakitaho. Ati se si yavuze ko yabaye mu bihugu by'amahanga imyaka 7 n'igice? Ati bivuze ngo rero yahabaye igihe kinini mutari kumwe, yabasha kuba yakiyitaho. Umusaza niko kwambwira ati ariko ubu ngubu hari nanjye mari, ati nta kabuza ngomba kuba namwitaho rwose. Ati urumva se nakomeza kuba inamureka akaba wenyine kandi turi kumwe? Ati ngomba kuba namwereka urukundo. Umukobwa ahangaha niko kwambwira ati yego rwose ndabyumva, ati wakagombye kuba umutegerereje hanze ariko amwihorera ajye kuba yakora ibyo akora, nasoza ari buze kuba yagaruka. Umusaza ati ariko nuko ari wowe ubashije kuba wampatiriza, ati njye sinari kubasha kuba nabyumva rwose, umugore wanjye ngomba kuba turi kumwe buri gihe cyose. Umusaza nawe niko kwabwira umukobwa ati nawe rwose muri gihe cyose uzaba ukiri mu muryango wacu, ati nta kizabasha kuba cyakubaho. Kumbe ku ruhande hari gafotozi wari wihaye umwuga cyangwa se wari wihaye akamaro ko kuba yafotora, ndetse ari kuba yafotora ibyo abonye. Umukobwa niko kwabwira umusaza ati twicarire, ndetse wa mugambanyi wacu Divine wari uri ahangaha niko gutangira kuba yavuga ati iyi video ngiye kuba inayishyira ku mbuga nerekana uburyo ki wowe na sekuru cyangwa se na sobukwe muri kuba mwaryamana mu banga. Ese uyu mukobwa uri ahangaha we yari agamije iki? Yashakaga iki ku muryango w'abandi? Ndetse kari kuvuga ko agiye kuba yakangiriza izina ry'uyu mukobwa, biraza kuba byagenda gute? Buriya niyo mpamvu bakubwira ngo no ku munsi w'imperuka abagambanyi rwose bazaba bahari kandi batuje, batekaniwe, batunganye. Ubu ngubu wakibaza uyu mukobwa wacu Divine uri gukomeza kuba yagenda kuri uyu mukobwa, ndetse uri kuvuga ngo agiye kuba yapostinga iyi video bafashe ndetse yangiriza ubuzima bwiwe, agamije iki? Kumbe barakwereka munyakazi wacu yigarukiye mu kazi nk'ibisanzwe, ndetse niko kuba yafata telefone ahangaha atangira kuba yakitaba. Batangiye kuba bamubwira ati se wabashije kuba wabona ibiri kuba byanyura ku kinyamakuru iki ngiki n'iki ngiki? Ati kubera iki watinyuka kuba waryamana n'umusaza ungana kuriya kandi uri umukobwa ungana utyo, ufite imyaka ingana gutyo? Ndetse wari umuhamagaye rwose yari amubwira ati dore nyuma y'uko ugiye ko wakorera imideri umugore wiwe, ati bari kuvuga ko watangiye kuba waryamana n'umugabo we. Ndetse umukobwa ahangaha Denise yatangiye kubambwira ati reka mbanze ndebe, ati please reka mbanze ndebe iyo video. Kureba ahangaha video rwose yari ihari ivuga ko uyu mukobwa Denise cyangwa se uyu mukobwa wacu umugore wa Mose yabashije kuba ari kuba yaryamana n'umugabo, yagiye kuba yakorera umugore we imyenda yo kuba yajya yambara. Atari ko yagezeyo atangira kuba yakikundira umusaza wari uhari, ndetse ku buryo bari gutangira kuba baryamana. Niko kuba yakongera kuba yahamagara Ana, aramubwira ati se Ana,
ati ibingibi noneho ndaza kuba nabyita gute, ati ibingibi noneho ndaza kuba nabishyira muri esanse, ati ariko kanizere ko ibiri buze kuba byakemuka vuba. Buriya mu buzima bwose bubaho hari situwasiyo uzageramo ukabasha kuba wabura uburyo ki uri buze kuba wayikontororamo cyangwa se wayikoramo. Umukobwa wacu Denise situwasiyo yisanzemo rwose iragoranye ndetse iranababaje cyane kuba washinjwa kuba wasambanya umusaza w'imyaka mikuru kandi uri umwana. Dusoje umukobwa bamushyize ku mbuga ndetse yabaye ikimenya bose. Icyo usabwa ni ukuba wakora subscribe utazacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi ndetse ube wakanda kuri like na share, ni ingenzi cyane.